Mufungure, 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 mufungure. 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 Mana we mufungure, muranabare. Mufungure, mana koko. Ibi ni ibiki mufungure, mufungure. Muranabare abaturage, muranabare. Ibi ni ibiki mana koko. Muranabare bavugaga mukagira nukubesha, muze murebe. Mana koko iwe. Umugabo yanjye aciye inyuma. Inkuru ko bose bamaze kwitaba Imana. Yari umumama n'abana be babiri. Kano kavido kari muri sasu. Umugabo yazanye atwikisha umugore n'abana. Twagakuyemo hariya, twari twagasize ara nyine kugira ngo batakangiza nyine tuzakerekane nibaza kukareba. Umugabo nyir'urugo yari asa naho yari yabiteguye kuko yakoresheje essence. Mwijoro ryo kuwa 24 ushyira wa 25 Mutarama ahagana mu masaa 7 z'ijoro nibwo mu mudugudu wa Murindi mu kagari ka Cyaruzinge mu murenge wa Ndera ahumvikanye abatabariza umuryango warugizwe n'abana umugabo n'umugore waruzwe ku izina rya Mama Sierra ko hafashwe n'inkongi y'umuriro. Biza kumenyekana ko uyu mugabo ari we wazanye sanse agahatwika na watisi. Bamara kugugurira inzoga nyine wasinze ngo bahita banagucuruza bakaguha umugabo akagusambanya utanabizi. Uyu mwana uri gutanga ubuhamya asobanura ko tumwe mu tubari two mu murenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango by'umwihariko mu kagari ka Rutabo mu mudodo wa Gitwa hari uduha inzoga abana b'abakobwa abamara gusinda tukabaha abagabo ababaje kunywera mu kabari bakabasambanya. Mbere mu karere ka Ngoma bari babangamiwe n'imbwa y'umuturanyi wabo w'umushoramari ngo w'umuzungu. Iyi mbwa ngo yari yarahawe izina rya Innocent bavuga ko yabazengereje ibarira amatungo magufi arimo inkoko, ingurube, ihene n'inkwavu ikazica maze ikazitwara. Umushoramari uri hariya hepfo yoroye imbwa iraza yagera mu mudugudu ikoroshya gakeya yamara gucakira ihene ikayijyana. Ubwo maje kubura inkwavu 3 n'inkoko 4 n'ihene. Njyewe nahuye nayo ngiye guhinga mu gitondo cya kare ifite umwana w'ihene mu kanwa. Ntagari rimwe ntagari kabiri ku nkoko byo, ariko ihene yo kuwa 3 nahuye nayo iyifite mu kanwa. Kiraza mu gitondo inkoko zitazaho kikibandika nko ku nsina cyamara kuharyama inkoko yagira ngo yasohotse jayi indi yagira ngo yasohotse jayi kigahambira nimbwa ngo yabahombeje kandi batari bafite icyo bayikoraho kuko ngo baregaga bigapfa ubusa ndetse nabo bwabo bagerageza kuyitega ntibibakundire. Nafite inkoko 16 za sasa birangije imbwa y'umushora n'amari raza ihera iruhande izica itundi ijyana ntabwo nari impari. Tuvugane mu dufashe ikibazo kiri yambwa gikemuka. Rimwe amene y'ibiryo si kabiri si gatatu iyi nshuro ni ya kane. Noneho umugore n'umucamanza ubwo gutwara mureze bwa kabiri ko kuri konfakasiyo ya kabiri nibwo yavuze. Ubundi se ngo icyo nari nakora ngo icyo shigaje ni ukubaca amaguru niko yavuze amaze kwinjiramo hano amaze kumena ibindi bishyimbo. Uwingabire Eugenie ni umugore ukora ubucuruzi buciriritse akorera mu mudugudu wa Kabeza mu murenge wa Jabana mu kagari ka Kabuye. Iyi nzu acururizamo ni nayo atuyemo. Avuga ko kuri ubu ahangayikishijwe n'umukire w'umuturanyi we witwa Ingabire Augustin udahwema gusohora imodoka ye ngakagonga ibyo atetse. Kuri ubu akaba amaze kubikora inshuro zigera muri 4 aho bwa mbere yagonze imbabura yari iteretse y'isafuriya y'ibishyimbo yari atetse ibiro bigera muri 6 akabibaraza mu muhanda. Ibya kure kuri ubu akaba yamennye isafuriya yuzuye umuceri yaragiye kugaburira abana bari bavuye ku ishuri bakabwirirwa ubwo. Ngikimushengura umutima ngo ni nuko yarengejeho amagambo avuga ko igisigaye ari uko agomba kumuca amaguru ari cyahera hatabaza. Tambere yarabimennye amaje kubimena nta muyobozi n'umwe wahageze buretse ushinzwe amakuru mu mudugudu ne wahageze n'abashinzwe umutekano. Ahagarara ahangaha n'uburi kodi zirahari yaravuze ngo ngewe ngucyo nakwica hano icyo aricyo cyose ngo ntakishyura ngo mfite assurance. Nari nambaye uwa 45 ngira amanota 35 ndusha abana 7 nari nagerageje. Bizagenda biza buryo nanjye nsimuka mu wa 5 no mu wa 5 bikagenda bizanye mu kiramo wa 6. Niba gukura mu wa 4 ugasubira mu wa mbere akaba icyemezo ntakuka urakora iki? Ishuri ndarivamo naba ngiye gusazira kuri iki kigo kandi ndi mu wa 4 wenda ibyo banyigisha nazaza mbifata uko nsiba mbifata bikazashira mbifashe nyimuka mu wa 5. Impamvu uyu mwana yagiye akunda gusibira cyane yaba mu wa mbere mu wa 2 ndetse no mu wa 3 nyina umubyara na gahinda kenshi
avuga ko impamvu z'ibi ari ikibazo cy'uburwayi umwana we afite. nk'umubyeyi wa Eric irasubiza mu wa mbere yasibiyemo inshuro 3 ari ukugira ngo abanze amenye ibyo mu wa mbere, baramwimura bamushyira mu wa kabiri. Mu wa kabiri naho yasibiyemo inshuro 2. Mu wa gatatu yasibiyemo nimba ari inshuro zigeze kurenya, ariko biterwa n'uburwayi afite, ubumuga bwo mu mutwe, kuko hari igihe agagara akamara nk'amasaha 2 ataza ahantu. Icyifuzo ndumva yaguma mu wa 4 agakomeza akagerageza. Ari kumwe ati mu wa 4 nibahanyuma sinjya kwigana n'abana b'impinja njyewe ndabivamo. Dore nguya izi nyama murazijyana he? Bose nuko tubabarira n'inzara muzehe. Muzehe mukecuru, ubu rero ngaho nimurebe nganye ukuntu bayijyanye, kandi murebe n'abayijyanye. Murebe. Ndi kureba abantu, ndi kubabona ariko sindi kubamenya. Uri kubareba neza mukecuru? ndabona njyewe ndabamenya isura. Uri kumenya isura? Wigira ikibazo kuko ngiye kubereka aho abayijyanye n'abo bayibagiye. Murabo mwabagabo, murakora mwabagabo. Yambaye ingatati ini yangange mukecuru, ingange ndayibonye. Inyangaje babaze Ndayibonye rwose. Umva muganga, ndakakwambura nzakugororera ingange ndayibonye. Ngize zanya hati mwezo wajyaninda, ngize wa murakadabe oya ngabo ayiwa mananje we Twasezeranye mu masezerano birimo. oya mudari ko mwana wanje ese ndeba banatetse baba bari Hano urebe izanyana zimwe. Oya ndagahinda we nagahinda. Uwa mwana wika we yakapurumadi. twasezeranye ibyo birimo. Oya ni ifanya ngirwa kanjani ngaki komiko we. Twasezeranye ibyo ndago birimo. Nyumva neza. Twasezeranye ko ngiye kugukora akazi kandi ngakwereka ibisambo byakwibye. uriya mutwe n'uw'inka yawe uriya. Nigo ndimubona sikubye jyabana nababwiye ry'umukara n'umweru singi byose. Champaye. Ingwebe ngayingweba sinababwiye ifite uduhembe tureba imbere. Singi byose. Aba bantu rero ureba aha kuko nari nayibazingiyeho n'ubu baba bayijyanye, ariko kuko wanyitabaje ku saha kandi ukambamagara mu gihe gikwiriye, ubundi iyo bakwibye ugahita umbamagara ndagutabara, kuko rero wowe wabikoze muri gahunda. Niyo mpamvu ubona inga yawe ngiyi, uyu uza gutinda warwisanga bayijyanye. Ariko ngibi ibisambo byawe ni amasezerano twasezeranye. Ubwo ibyo ni ibiki rero? Iyi ni imiti yo nayo nabazingiye kuri iyi nka, kuri izi nyama, ko wabonye ko nabikoreye aho bayizituye. Ugeza kuri isaha musigarane ibisambo byanyu, asigaye ni ukubahiriza amasezerano njye nawe twasezeranye. Amasezerano ndayubahiriza, nanjye ni ukubona bajyana mu buyobozi bugaca ibyanjye byose byagiye bibura. Iyi nga yanjye rwose ndayibonye, mwana mubonye ibara ryayo nakubwiye muganga. Ngo ubusigaye ngugiye kubigenza ute? No kubijyana mu buyobozi bukanyishuriza inga zanjye ariko ni nyinshi zabuze. Ni nyinshi zabuze. Muganga yageze iwanye namwereza igikurikiranjeho cyari kirikinga barazimaze. None ubuyobozi rembwe ngiye kwitabaza muganga ndakwishura. Mwabagabo mwe nako abasore bite byanyu? Ndabishura rwose. Ni byiza. Ku manywa y'ihangu ubyagenze bite? Uko byangendekeye. None se nyine ndi kwibaza kuri aya manywa muri bano baturage bangana batya, ubundi utuye muri kano gace turimo? Oya ntabwo ariko ntoyamo. Ntabwo ariko. Ubu rero iyi safuriya ishyushye irimo inyama z'inka y'umuturage irakuvaho iterera ko bagiye kubafunga. Mungirire imbabazi ntabwo bizongera. Ntabwo ari njyewe muze ngo mugirire imbabazi ntazongera. Ndambabaza ariko ndambabaza ibyanjye byabuze byose barabimba. Ndaringa gusa hari n'amahene, hari n'ingwavu zabuze mu rugo n'ibishyimbo. Ibishyimbo barajyana ngo nabyo barabikwishyura. Naba ariko babyibye ndabandi.
zarashize n'ubuyobozi barabizi n'aba mudugudu nababwiye n'aba gitifu barabizi gitifu ndayabarana mwabagabo izi nyama murazijyana he Ese nuko tubabarira n'inzara muzehe ngari inzara ngwiki nuko tubabarira n'inzara niko uko kuguru kw'inka ufite urakujyana he nuko batanyemera Ega ni byanze niko byahoze ufite ijambo ngwino hano abo bagabo izi nyama z'inka barazikoresha twe aba bantu baratuzengereje zobafunga aba basenze kwirirwa bari gutesha abantu umutwe gusa tungo barasa boretse gatoya oya ingwavu zanjye ejo bundi simwe mwazikuye mu nzu mutoboye inzu yanjye mwabaswamwe ngo ngwiki barasa ntabwo wabafashe ariko igihanga kandi ari ngiki icya gihanga kimwe dore igihanga bunini bazibagiye ku shyamba riri hakurya hari nasanze harimo imbu gusa nizo nacyuye ngo barakatse harimo iki imbu nizo zari zihasi nizo nacyuye hejuru yaba dore aka kagabo kano kagufungura oya reka ngwereke aka kano reba kano ariko kuyana ntibyemewe yikoreye isafuriya y'inyama izo hariya wari izo ndabwo uzongera ubu birarangiye muze nawe uriba koko muze koko cyane bakubise n'umwana yarahetse mbese ntabwo bitagaho ngo nuko ahetse umwana uwo mutoni iyo utamuguriye nk'inzoga aragukubita akangisha ngo nuko ari umunyerondo nibyo twebwe nibyo tuzira rero mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 24 z'ukwa mbere 2024 nibwo ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa X hagaragaye amashusho y'abanyerondo bo mu murenge wa Rwezamenyo barimo guhuragura umugabo n'umugore. Ibi byavugaga ko byaraye bibaye mu ijoro ryo ku itariki 22 bishyira ku itariki 23. Ibi nibyo byatumye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri twerekeza mu murenge wa Rwezamenyo aho abo bakubitirwaga. Bamwe mu babonye ibyabaye bashimangira ko ngo uyu mugabo yaragiye kwihagarika muri ruhurura, abanyerondo bakamwata kubwo bakamuhuragura. ngari amasomo meza Irasubiza Eric umwana w'imyaka 17 y'amavuko yiga ku kigo cy'amashuri abanza cya Biryogo Amizero. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 21 z'ukwa mbere 2023 ari kumwe n'umubyeyi we yafashe umwanzuro w'uko agiye gusubika amashuri ntazasubire kwiga ngo ku mpamvu ziturutse ku buyobozi bw'ikigo burimo kumukura mu mwaka wa 4 yari asanzwe yigamo ngo bukamushyira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Nari nambaye uwa 45 ngira amanota 35 ndusha abana 7 nari nagerageje bizagenda biza buryo nanjye nsimuka mu wa 5 mu wa 5 bikagenda biza nkimukira mu wa 6 niba gukura mu wa 4 ugasubira mu wa mbere akaba icyemezo ntafuka urakora iki? Ishuri ndarivamo naba ngiye gusazira kuri iki kigo kandi ndi mu wa 4 wenda ibyo banyigisha nazaza mbifata uko nsiba mbifata bikazashira mbifashe nyimuka mu wa 3. Twahuriye mu kabari ambwira ko afite amafaranga none umwana wanjye yazashikura ajya amakayi nari nakazi nagisufi. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 29 z'ukwa 12 2023 mu gace kazwi nko mu Biryogo mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, aho uyu mukobwa avuga ko yari amaze gusambanywa n'umugabo bumvikanye amafaranga 2,000 nyuma yo kumwogoshesha no kumugurira inzoga y'urwagwa y'amafaranga 300 ngakamuha amafaranga 2,000. Bari bemeranyije ngo uyu mugabo yamara gukora ibyo akora agahita amufatira y'icyuma akayamwambura. Yanyogoshesheje byanishyuye kuko yambwiye ngo afite ahantu ho kuba ari iwabo nari mbikumbuye ako ninkumbuye n'amafaranga nanjye nari mbikumbuye naryonye mbona nyine Minerval niba mnemeye yahise yajyana ahitazana icyuma nawe mukandekura mugendare ntagasasora icyuma. Mu gushaka kumenya amakuru y'amashira kinyoma uyu mukobwa yagiye kutwereka aho bamusambanyirije ku bikarito aratujyana tugezayo mu Gahegeni. Twakingishije n'icyuma yagikuye naho ngaho uburiri nyine ngo uburiri mwabonye ibyakingishije nyine ni ibingibi nyine gutya. Abaturage bari hafi aha ku isaa 4 z'amanywa
nabo bashimangira ko babonye uyu muhungu ko avuye gusambanya uyu mukobwa ndetse ngo yamufatiyeho n'icyuma. uyu mukobwa asohotse ahangaha aza avuze induru avuga ati umuntu arandongoye afatiraho icyuma n'amafaranga y'ibihumbi arafite arabijyanye. urumva nikaso ndabase yarabikoze koko ngo arabikoze abareka murebere aranga ngo wapi arambwira ngo ajye mu buyobozi avuga ngo ntabwo ngende mu buyobozi. turamuzi dorahora ahangaha mu Kasarabo akora iki nta kintu agira dorahora yicaye ahangaha nta kintu akazi agira mungirire imbabazi ntabwo bizongera. ntabwo ari njyewe muze ngo mugirire imbabazi ntazongera. ndambabaza ariko ndambabaza ibyanjye byabuze byose barabimba ndaringa gusa hari n'amahene hari n'ingwavu zabuze mu rugo n'ibishyimbo ibishyimbo barajyana ubwo nabyo barabikwishyura naba ariko babyibye ndabandi zarashize n'ubuyobozi burabizi n'aba mudugudu nababwiye n'aba gitifu barabizi gitifu ndayabarana mwabagabo izi nyama murazijyana he rwose ni uko tubabarira n'inzara muzehe